Hello, murabo neza, murakaza neza kuri chaîne yacu, chaîne tubonaho ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe cyangwa se ngiye kubabwira imwe muri produit nziza cyane ushobora kuba wakoresha ukagira umusatsi urambuye. Abantu bakunda gukoresha amaproduit akenshi na kenshi nkunda kwibanda ku bantu bafite imisatsi ya naturelle, mbereka amakreme agiye atandukanye bakoresha, ariko aka kanya anje kubwira ku muntu ushaka gukoresha produit irambura umusatsi ukarambuka ukaba muremure cyane kandi ikawurambura neza cyane ku rwego rwiza cyane. So rero nabatekerejeho numva nshaka kubabwira kuko abantu dukunda ibintu bigiye bitandukanye, ntabwo dukunda ibintu bimwe. Hari igihe ukunda umusatsi wa naturelle cyangwa se n'ukunde umusatsi utari naturelle. So nta kindi rero, iyo ngiye kubereka niyi bayita Sulfane Free. Ni nziza cyane kuyikoresha mu musatsi mu gihe ushaka umusatsi wawe kurambuka kandi ukarambuka neza cyane. So urabona ukuntu imeze, iriho n'akandi kantu kariho inyuma, hari ushaka kuyibona ari icupa rimeze gutya, ariko hari akandi kantu kaba kari inyuma kongera kigataho nyine. So aka kari inyuma ni shampoo. Hari igihe ushobora kukabona ukakavangiramo imbere ugasanga urabyishe, wishe uburyo wayivangiye cyangwa se wishe uburyo ugiye kuyikoresha. So rero ugakoresha iyo umaze gukoresha indi, umaze kuyisiga mu mutwe ahantu hose ukayisiga, umusatsi wawe warambutse umeze neza cyane. Then warangiza umaze kogamo iyo produit warangiza uhita ukoresha kano gashampo karebe neza cyane. Niko uhita ukoresha mu mutwe kugira ngo nanone kaze kukohereza umusatsi. Haba harimo ibintu bigiye bikoranye bijyanye n'iyi produit kugira ngo kabashe kuba karipea cyangwa se kakora umusatsi wawe neza cyane mu gihe uri gukoresha ino produit. Ino produit rero yiganjemo igikakarubamba cyangwa se icyo bita aloe vera. Icyo usangamo ni creme nayo nziza cyane nyine ishobora, cyangwa se ku muntu ushobora kuba ashaka umusatsi wa naturelle ariko adashaka kuwunyereza cyane, nayo wayikoresha ukakoresha nka hafi cyangwa se 1/3 cyayo kugira ngo utawudefiriza cyane, kugira ngo hatagira bigaragara ko wawudefirize ushaka koroshya. Kera hari ukuntu abadiperi bajyaga bibeta ukuntu abarokeri bakibeta ba pasiteri bagashyiramo ka produit gakeya mu mutwe, umusatsi wabo nta marende bikomeza kandi se byari. So rero nawe ushaka kubikora muri iyo systeme, wabikora muri iyo systeme ugashyiramo gakeya, ubundi umusatsi wawe ukoroha. Ariko ushaka ko umusatsi urambuka byenyewe wakoresha iyi ngiyi, ukayikoresha uko nabikubwiye akantu ku kandi kugira ngo ugire umusatsi umeze neza cyane. So rero ubaye ukeneye nyandikira, nta kibazo nayikugezaho wowe uherereye muri Oman, mu Rwanda naho nakurangira aho wayikura wahabona. Abari hanze nawe ndizera ko ushobora gushaka nk'ama supermarket runaka wayibonamo, ntacyo byaba bitwaye wayikoresha. So rero ni produit nziza cyane y'abasirimu, nawe wayikoresha ugacika kuri za produit z'inkorano usanga zikoketsa mu mutwe cyangwa se zikuzanira ibindi ingaruka mbi ku musatsi wawe. So rero niba uyikeneye hitamo iyi, cyangwa se uhitemo produit ya Oliva, cyangwa se uhitemo produit ya Queen Kazara, nayo narayiberetse, utarayibona nayo wayireba ukayireba uburyo wajya uyikoresha bikoroheye. So rero ni ibintu byinshi ngomba kubahiriza kandi byiza by'ingenzi ngomba kubahereza mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ukabikoresha ugasa neza, ntuzagire icyo ndenganya ngo ntacyo ntakweretse. So rero mukomeze kugira ibihe byiza muhitamo amakreme meza, amaproduit meza mushobora kugenera umusatsi wanyu, umusatsi ukabaho neza ushininga usa neza cyane. Niba uri mushya hano nakubwira ngo kanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe kuba umuryango mugari, na unasharinge no ku nshuti zawe kugira ngo zibashe kubona ibi bikoresho cyangwa se izi product zigenda zinyura kuri ino chaîne yacu. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.